Ubuzima bunejeje. Ubuzima bunejeje ni iki? Ubuzima bunejeje ni ikiganiro mugezwaho nanjye Shata Mukazi, bukaba ari byiza ko dukurikirana iki kiganiro kuko umunsi ku wundi twungukiramo byinshi kandi bituma tumenya uko twakwitwara, tukamenya indyo zigezweho ndetse tukamenya n'icyo twakora kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bunejeje. Kuri uyu munsi mbazaniye icyo bita igitunguru. Igitunguru ni ikiribwa cya buri munsi. Umuntu wese nzi neza yuko akoresha igitunguru, usibye bamwe bashobora kutagikoresha kubera impamvu zitandukanye, ariko rubanda nyamwinshi nk'uko dukomeza tugenda tubibona, bakoresha igitunguru. Hariho ibibabi by'ibitunguru bigira umumaro wabyo, hakabaho n'ibitunguru cyangwa se ibitsinsi by'ibitunguru bikagira umumaro wabyo. Noneho tugiye kurebera hamwe igitunguru kigira uwuhe mumaro. Ese igitunguru cyaba ari umuti? Yego nibyo, kuko gikize kuri vitamini C, vitamini B6 na vitamini 9. Harimo calcium, hakabamo sodium, hakabamo na vitamini A. Akamaro k'igitunguru ku buzima ni akahe? Akamaro k'igitunguru ku buzima reka tugakurikirane. Iyo uriwe n'uruyuki, gikate utsirime ahariwe, bivura kubyimbirwa no kuryaryatwa. Igitunguru kibamo quercétine, ikaba izwiho guhangana na kanseri. Igitunguru kugirya kibisi bifasha mu kurwanya cholesterol mbi mu mubiri. Iyi cholesterol mbi ituma umutima uteragura nabi. Amababi yacyo akize muri vitamini A. Kuyateka mu biryo bifite akamaro. Iyi vitamine izwiho kurwanya ubuhumyi n'imikurire mibi. Niba uzi neza yuko utareba neza kandi ukaba uzi ko udakura neza, cyangwa se ukaba ushaka gukura neza, koresha ibibabi by'ibitunguru. Ibibabi by'ibitunguru ni byiza cyane. Alright. Ikindi igitunguru gishobora kugufasha, kiri mu miti ivura inkorora. Ikibabi ni cyiza cyane mu gihe ushobora kuba ufite grippe. Ushobora gufata ubuki, ugafata ginger cyangwa se tangawizi, ugafata igitunguru cyane cyane iki gitukura, maze ukaba wabivangavanga ukabinywa cyangwa se ukabirya, reka tubyite uko ubishaka, maze bishobora kukuvura grippe cyangwa se inkorora, ndetse kunanirwa k'umubiri nabyo bishobora gukira cyane. Kinarwanya mikorobe. Washobora rero kugikoresha urimo kurwanya mikorobe mu mubiri wawe. Ku bagabo, kurya ibitunguru birinda kanseri ya prostate. Iyo kanseri iyo rero ushobora kuba ufite iyo kanseri ya prostate, ushobora kuba wakoresha ibitunguru cyane, kuko igitunguru ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi. Kirimo chrome, ikaba izwiho kuringaniza isukari yo mu maraso. Niba rero chrome yawe ari nke cyangwa se ari nyinshi, kugira ngo iringanire, koresha igitunguru cyane cyane igitunguru gitukura. Vitamine B9 irimo ifasha mu gutekereza neza, gusinzira neza no kugira apeti. Igitunguru ni kimwe mu bituma umuntu ashobora gusinzira neza. Niba wabuze ibitotsi, ushobora kukiryaho maze ukaba
wasinzira neza. Kimwe n'igihe wabuze apeti ushobora kugikoresha kugira ngo ubashe kubona apeti. Yes, alright. Ni Shata Mukazi nk'uko mukomeje gukurikirana iki kiganiro ubuzima bunejeje. Nkomeza mbagezaho byinshi byiza, namwe mufite icyo mushobora kumbaza mwakora comment, mugakora subscribe kugira ngo twese dukomeze tuganire kandi twishimira ubuzima bunejeje. Nta n'umwe kuri iyi si cyangwa se nta muntu n'umwe utifuza ubuzima bumunejeje, kabone n'ubwo yaba ari ikihebe ariko ashobora kwifuza ubuzima bumunejeje. Alright, reka dukomeze kuri vitamine C izwiho kongera collagen, ifasha mu gutunganya umubiri n'umusatsi. Iyi collagen niba ushaka ko ikomeza kumera neza, koresha igitunguru, ariko ntibivuze ko kukisiga, ntibivuze kukisiga, no kukirya ibisigaye umubiri urabyimenyera. Ni ukukisiga ubundi ukakirya, ibisigaye byo umubiri urabyimenyera. Kuvuza igitunguru bisaba kukirya uretse kuribwa n'uruyuki, nibwo ushobora kugisiga. Alright. Kubirya ni ukubiherekeranya, kubitekana n'ibiryo, kubikoramo salade. Aha urabikatakata, ugakamuriramo indimu, ugashyiramo n'akunyu gake. Icyo gihe uba ukoze umuti wuzuye. Icyitonderwa, kuri bamwe bishobora kubatera ikirungurira cyangwa kuzana imyuka mu nda cyangwa se imyuka mibi mu kanwa. Icyo gihe rero niba uzi ko bishobora kugutera imyuka mibi cyangwa se umwuka mubi mu kanwa, ushobora kutabikoresha cyangwa se ugakoresha ubundi buryo. Alright, rero reka dukomereze hamwe. Icyo gihe ntuzirirwe ukoresha igitunguru koko. Ikindi aho kubishyira mu mavuta wacaniriye, ahubwo jya ubikatira hejuru y'ibyo kurya ugiye kubiteka ku ziko, niho biba bifite umwimerere wabyo. Niba rero ushaka kugira ubuzima bwiza, ushaka ko ibitunguru bikugirira umumaro, komeza ubikatakatire mu biryo ugiye guteka, aho kugira ngo ubikatire mu mavuta ugiye kubikaranga, kuko hari intungamubiri zimwe na zimwe amavuta ashobora gutumura cyangwa se amavuta ashobora gutwara. Nicyo gihe rero dukomeje twishimira ibiganiro tugenda dusangirira hamwe, kugira ngo kandi dukomeze tubisangirire hamwe, nuko wakora subscribe, urakanda aho hari akazogera k'umutuku, ndetse ukore hariya handitse comment, kugira ngo dukomeze dusangire ibiganiro. Utubwire igitekerezo waba wifuza ko twabagezaho, maze ubuzima dukomeze tugende tubusangira. Ni ubuzima bunejeje mugezwaho nanjye Shata Mukazi, nk'uko nkomeje mbibagezaho. You are welcome, wonderful, mukomeze